Amen. Turahagurutswa no kubaha Imana. Tasimamishwa na kumheshimu Mungu. Tusome igitabo cy'Ibyahishuriwe 12. Soma kitabu cha Ufunuo sura 12. Ibice 12. Sura ya 12. Dara ku murongo wa 12. Mstari wa 12. Mugenda bansoma ndara turebera Yuda. Wakati nitakuwa nikisoma mwingine atatafuta kitabu cha Yuda. 6. Yuda igice cya mbere. Sura ya kwanza. Are ku murongo wa 6. Ataanzia kwa mstari wa 6. Ageze kuri 11. Hadi 11. Igitabo cya Yuda. Kitabu cha Yuda. Turasoma ibyahishuriwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Taanza na Kristo. ufunuo ndani ya jina la Yesu Kristo. Nuko rero wajuruwe namwe abaribamo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe nyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Amen. Amen. Yuda. Niba nahabonye turasoma. N'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu munyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Kandi n'i Sodomo n'i Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo midugudu yashyiriweho kuba akabarore, ihanwa n'umuriro utazima. Uko niko na ba bandi b'abarosi bononye imibiri yabo, bagasuzugura gutegekwa, bagatuka abanyacyubahiro. Nyamara Mikayeli niwe marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe intumbi ya Mose, ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati, Umwami Imana iguhane. Amen. Turabasha kwicara. Taweza kuketi. Turateranye Mwami Yesu, turateranye nawe ngwino. Turateranye Mwami Yesu, turateranye nawe ngwino. Turateranye Mwami nk'uko wavuze, turateranye nawe ngwino. Turateranye Mwami Yesu, turateranye nawe ngwino. Wera mu ngeri y'ubugingo bwacu Yesu Kristo. Amen. Utwitaho uko bwije n'uko bukeye, ukatumenyera ibyo kurya mu gihe cyabyo. Turaje dufite inzara n'inyota nk'uko umaze kubivuga, natwe turagusabye Mwami kugira ngo umanurwe kuba natwe. Ijambo risomwe mu matwi yacu, emera uze udukuremo Amana we ibidukwiriye, kwanditse ngo inyuguti iricisha, Umwuka Wera agatanga ubugingo. Ngaho Mwuka naze aho ubugingo wese kubukenye, kandi waje wese Mwami agushaka atahe akubonye. Turakwambaje Mwami kugira ngo mve gusenga kwacu gutangira no guheruka, b'abadayimoni bitambika bagashaka kutubuza amahoro n'umutekano, ngo abera bateranye na Satani araterana kugira ngo agerageze abera. Satani abure hano Mwami, twongeye kumujyana no kumwirukana, gatsindwe mu Yesu Kristo. Abamarayika bera hamwe n'abera b'Imana bagaragare ahantu, tubyambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.
tubasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Kristo. Wasalimu ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Dushimiye Imana cyane natwe itwemereye kuboneka sana na sisi ambayo natubaria kuonekana kuri uyu mugoroba. Kwa magharibi hii. Ni iby'agaciro Ni ya dhamani. kandi ni byo kwishimira. Ni ya kufurahia. Kuko hari benshi bifuje uyu munsi. Kuna wengine ambao wahitaji siku by'umwihariko bifuza nk'uyu mwanya. Walitafuta kama huyu muda. Ariko ntabwo babibonye. Lakini hawakuweza. Uyu mwanya rega ni w'agaciro. Muda ni wa dhamani. Kuko Dawidi yaravuze ngo iminsi yose mumara hanze siku zote ambazo nafanya nje ni nyingi, ariko ni iby'imfabusa birutwa no kuba imbere y'Imana. Reka kuvuga umunsi basi mvuge isaha imwe. Amen. Reka rero tubonereho kubaha intashyo z'abavandimwe. Acha tupate wakati ya kupatia salamu za wandugu mu jambo ry'uno munsi. Kabla ya kuingia kwa kipindi cha neno, navuganye na mwene data witwa Ngirimana, na ndugu anaitwa Ngirimana, ari muri Sweden, anakaa Sweden. Bari mu nama itegura ubukwe ndani ya mkutano hamwe n'abari muri Norvege na pamoja na wenyewe walikuwa Norvege. Bambwiye rero burya ngo basuhuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndani ya jina la Bwana wetu. Mwakizo ntashyo. Mnapokea salamu. Imana y'umugisha. Mungu awabariki. Mwakire ntashyo za mwene data Mike. Pokea salamu za ndugu Mike Indiana. Nawe twavuganye. Naye tuliongea. Arambwira ngo mbasuhuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Erega ni byiza, ni vizuri burya iyo umuntu mufitanye ubumwe, mtu muna ushirika pamoja, na impamvu utamenya amakuru, hakuna sababu ambayo inawezi kandi burya nta wabasuhuza abanzi, na hakuna ambaye anawezi kutorea salamu, na nta muntu wagohereza intashyo ngo atinsuriza, hakuna mtu ambaye atakusalimu. Kuko ndibuka Paulo aravuga ati, nakumbuka Paulo alikuwa anasema, unsuhurize runaka, salimilie fulani, umusuze cyane, salimie sana. Igihe nari kumwe nawe yabaye mama, alikuwa mama, yabaye nka mama, yambere mushiki wanjye, alikuwa kama dada, usuze itoro ry'irunaka, kubera iki? Kuko abakunda. Kwa sababu alikuwa anapendwa. Imana rero ishimwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Yewe ndumva nezerewe, ndumva mfite umunezero ku mutima, kuko Imana ifite umurimo mu biganza, kandi Imana igifite abantu yibikiye bo kuyikorera ku manywa na nijoro, nk'uko yashyizeho Branham ikamuyobora kugira ngo tumenye ijambo ry'igihe, igashyiraho Frank, niko yashyizeho Asheri, niko yashyizeho Gerard, niko yashyizeho n'abandi. Njyewe ndabyibuka ubwo narimwo ndi kongera kumva ijambo rivuga ati, ibyo kurya bibesha. Murabyibuka? Ibyo kurya bibeshaho. Burya nimba Imana ikora umurimo cyangwa Imana igashyiraho umurimo, ishyiraho n'abakozi kugira ngo babashe kugabura ibyo byo kurya. Ejo n'ejo bundi muzabikenera, mujye mukoramo, naze ratana mwirire, maze mubashe kubyibuha, kuko hari ibyo kurya bibeshaho. Hahirwa babirya mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ijambo ry'uno munsi, neno la siku ya leo, ni ijambo rikomeye, ni neno la kuko ni ijambo riri kuvuga riti, ni neno ambayo inasema ingaruka, matokeo zo kutumvira, ya kutosikia. Amen. Amen. Igihe cya Nowa, wakati wa Nuhu, twumvishe ubw'umwuzure ugiye gutera, wakati garika ilikuwa karibu, abatarabashe kumva, wenye hawakuweza kusikia no kwirinda, kujihadhari, uwo mwuzure wabageze. Garika iliwatokea. Imana iravuze mu gitabo cy'Ibyashuwa, Mungu anasema ndani ya kitabu cha Ufunuo, mugushyishano, munapata ole, kuko Satani abamanukiye n'umujinya mwinshi. Anawashukia na hasira. Erega Satani yanziye abantu kugira ngo abashe kubagerageza, ili awajaribu. Amen. Amen. Satani yaziye abantu kugira ngo abashe kubagerageza, awajaribu.
bere gukora iby'Imana ishaka, ili utende mapenzi ya ahubwo Mungu. bateshuka bava mu murongo w'iby'Imana Wapotoke bakore ndani ibyo Satani ashaka. mstari wa neno la Mungu, Kuko aravuze watende ati, kazi ambazo shetani anahitaji. rati shimeho wajuruwe Baba anasema furahi mbingu namwe baririmo, na wenye kukaa ndani ariko mubonye ikiremwa bw'abari mu isi. munapata ole wenye kukaa duniani. Erega hano ku isi dufite ibibazo, Hapa duniani tuna matatizo. niyo mpamvu tano ku isi atari Ndio iwacu. maana hapa duniani Turi hano ku isi sio kwetu. turi abagenzi, Sisi ni wasafiri. kuko ino si Kwa iradushuka, sababu ulimwengu ariko unatusawishi, ino si ntabwo ari iwacu. lakini sio kwetu. Hano ntabwo ari iwacu. Hapa sio kwetu. Reka dusome Petero ya kabiri, Acha tusome Petro ya pili. uwihuta nahadushakire. Anayeharakisha Petero atafute. ya kabiri, Petro wa pili kabiri sura ya ahere pili ku 9 ataanzia mstari Arasoma wa buhoro buhoro. 9, atasoma polepole arageza kuri 19. atafika 19. Petero wa kabiri, Petro wa pili ariko turi ku magambo avuga ati tuko ku maneno inayosema ingaruka matokeo zo kutumvira. ya kuto kusikiliza, yani kutii. Petero ya kabiri, Petro ya pili kabiri 9 ageze kuri 19. sura ya pili mstari wa 9 hadi 19. Amen. 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 Ngo iki? Tinini Umwami Imana azi gukiza abamwubaha. jua kuokoa wanao mtii. abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe, ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere bamazwe no kurarikira ibyonona, ngo kugira ngo bahanwe abo ngabo bamazwe no kugenda bararikira ibyonona, Waliisha kwa sababu wanakuwa na bagasuzugura, nibumva n'amagambo y'Imana barayumva ariko ntibayaturemo, ni ukubyumva gusa. ni kusikia tu. n'abantu bahangara ntacyo batinya. Ni ukuri atabona abantu bahangara Ni watu ntacyo ambao batinya. hawaogopi. Komeza. Ni ibyigenge ntibatinya no gutuka abanyacyubahiro. Ngabo bantu ni ibyigenge gusa, imirimo yabo ni ukwigenga, Kazi zao ni ntibashaka kugengwa. hawapendi kuongoza. Hari abantu Imana yohereje, Kuna watu ambao hari abantu Imana yahaye icyubahiro, kuna watu ambao iravuga ati abakwiye icyubahiro mu kibahe. alisema wenyewe wanahitaji heshima, Ariko ngo ibyo byigenge ngo ni abantu buntu nibatinya gutuka abanyacyubahiro. Kubera iki? Kuko batubaha ijambo ry'Imana. Ese bakubaha gute abagaragu b'Imana mu gihe batubashye ijambo ry'Imana? na hawajaheshimu neno la Mungu. Komeza. Abamarayika nubwo barusha abo bantu imbaraga n'ubushobozi ntibahangara kurega abo banyacyubahiro. Ngo nyamara n'abamarayika ubwabo, mubyumve neza, n'abamarayika ubwabo Wamalayika wenyewe bafite ubushobozi, wanaokuwa na uwezo, bahora imbere y'Uwiteka, wanakaa milele bafite mbele ya imbaraga no Mungu, gukomera kwinshi, wana mamlaka, ngo ntibarahangara kurega abo. Wowe urinde, wowe uri iki, wowe urinde. wewe ni nani? Komeza. Taendelea. Izo nyamaswa abantu zimeze nk'inyamaswa zitagira ubwenge kuko zaremewe gutekwa no kwicwa, batuka ibyo batazi. Ni ukuri. Buhagaze gato. Simama. Ibyo ntabwo ari njyewe bivuze, ni ijambo ry'Imana. Haiko mimi ambayo natamka maneno yale. Hari abantu mu barutwa n'inyamaswa. Kuna watu ambao Ijambo ry'Imana ravuze ngo abo ni inyamaswa abantu neno la Mungu linasema batagira ubwenge, ariko abo baremewe gutega mu mutego, kuko ubonye ishyano n'uhuye nawe, ubonye ishyano n'uganira nawe, ubonye ishyano n'usabana nawe, kuko biravuga ngo nubwo ururimi rwe ngo rumeze nk'ubusabwe bw'inzoka y'incira,
kama sumu kuko ya iyo nyoka. avuga wumva amagambo yari akarimi keza kareshya, ariko ibimuvamo Lakini yenye inatoka ni ndani ibyica mwake gusa, ni ulozi. nta kizima cyavamo, Hakuna kitu kizuri kuko ambacho uwo kinatokea yaremewe ndani mwake. ngo Sababu maumbile kugwa mu yake mutego. ni ili aanguke ndani ya mtego. Imana ibakomeze Mungu awaimarishe. kandi Imana ibarinde. Tena Mungu awarinde. Komeza. amaherezo bazarimbukira buheriheri mu byonona byabo, bahabwe ingaruka yo gukiranirwa kwabo. Ngo bakunda kwidamararira Banapenda kukaa kitako kumanywa, mchana. ngabo ni ibizinga ni inenge gusa, Unjo tena ni bishimira ibihendo byabo, babona amafaranga, pesa. ntibashaka gushyira ukuri mu mwanya wako. Wapendi kuweka Ngo nimvuga ukuri ese urazongera kumfasha, nimvuga ukuri urazongera kumpa. Bishimira ibinezeza by'isi, wanafurahia, bagafata ibihendo by'isi, bakibaza ko bizahoraho. Ese reka mbabaza, ubutunzi budushukashuka mali ambayo inatudanganya bugatuma tudakora umurimo w'Imana, kugeza n'ijambo ry'Imana rivuga ngo n'abakozi b'Imana baraboroga, kuko umurimo w'Imana uri gutukwa mu gitondo na nimugoroba. Ese iyo umuntu ashizemo umwuka, kama mtu anatoka ndani, ibyo biguhenda, ibyo bikoshya, ibyo bigushuka, ese hari icyo ujyana? Nta na kimwe, ni ukugushuka gusa. Ariko ndakubwira ngo rata, abakomeza ijambo ry'Imana tuve muri ibyo, tutazahura n'ingaruka zo kutumvira. Tukimara kumva iri jambo, twumve kandi twumvire icyo Imana idushaka. Ese mugira ingaruka zo kutumvira ni nziza? Oya, mumbwize ukuri. Oya, nubwo amene yaba nkeya, ariko mumbwire ngo iri jambo ni ukuri ntabwo ari ukuri. None ingaruka zo kutumvira ni nziza ni mbi? Nimba ari mbi rero, mureke twumvire ijambo ry'Imana. Amen. Twumvire ijambo ry'Imana, kuko ingaruka zo kutumvira Imana, ndababwiza ukuri, ntabwo ari nziza. Komeza mwene data. Hasome cyane. Soma na sauti. Bagotomera ibyaha, bagotona amazi, bakumva ko byoroshye. Ntabwo bamenya ko hari umukiranutsi wabaho. Umuntu wese babonye ni umunyabyaha. Ariko ndakubwiza ukuri ngo amaso yabo ntahaga gukora ibyaha. Birirwa bashukashuka b'imitima yoroshye, ngo kabona abantu ngo bari guhunga ngo bave mu byaha, nawe ngo yarata ngo yizire, barabashukashuka. Ntabwo babereka inzira y'ukuri kubera ibihendo by'isi. Amen. Kubera ibihendo by'isi, kwa sababu mali ya dunia hii. Bafite imitima yamenyerejwe kurarikira ibibi, ni abo kuvumwa. Baretse inzira igororotse, barayoba bakurikiza inzira ya Balamu mwene Beori. Amen. Bakunze ibiguzi byo gukiranirwa, ariko ahanwa n'ubugome bwe ubwo indogobe itavugaga yavugize ijwi ry'umuntu ikabuza ibisazi y'uwo muhanuzi. Abo ni amasoko akamye, kandi n'ibihu bijanwa nk'ivubi. nta mazi arimo, ni amasoko akamye, ngo bagenda nk'ibicu by'inkubi. Ibyo babonye byose baravuga. Amen. Ushaka kwicara mwene data, Imana iguhe umugisha. Ibyo babonye byose baravuga. Nta mukiranutsi imbere yabo, nta mukozi w'Imana wakwiriye gucyaruka imbere yabo. Ngabo bamenyerejwe kuvuga ibyo bashaka, kuko ari ibizinga. Amen. Ngo bamenyereye kwidamararira, walizoea kukaa kitako, ngo bicara mu masoko n'amaguriro, bishimira imyanya y'ibyubahiro.
wanapenda ariko nafasi ntibashaka ya heshima. gushyira ijambo mu mwanya waryo. Hawapendi kuweka neno ndani ya fasi Nta yao. muntu muzima kuri bo, Hakuna mtu mzuri. nta kintu kizima mbele yao. kuri bo. Hakuna kitu Ibyabo chema ni mbele uguhora yao. mu ntonganya, Yao ni ndani ya ibyabo mapambano. ni uguhora mu mpaka, Yao ni ndani ya ibyabo ni ubishi. uguhora mu ntambara. Yao ni ndani ya Niyo vita. wamukiza ntiyemera, Kama unamponya hata ntashaka kubaya. gukiranuka, Hapendi kuwa haki. ashaka gusa kugomeza kugomera Anapenda ijambo ry'Imana ili aendelee kuwa ndani ya neno la no Mungu, kugomera akiwa abana mwaminifu b'Imana. na kuwa muasi Ariko mbele ya muri watoto wa Yuda Mungu. 1:5 aravuga Ndani ati ya Yuda sura ngo 1:5. nyamara ndashaka kubibutsa. Nataka Amen. kuwakumbusha. Amen. Amen. Ngo ndashaka kubibutsa Nataka kuwakumbusha nubwo byose hata vyote hari ubundi mwigeze kubimenya, mliwahi kuisikia, mwarabimenye ariko ntimushaka kubikora, lakini hampendi kuifanya. mwarabimenye Mlijua, murabyumva mulisikia, ariko ntimushaka lakini kubituramo. hampendi kukaa ndani yake. Kumvisha ijambo Tulisikia neno. hari ukumva, Kuko kusikia. abaraha mwese simuri kunyumva, Nyinyi wote mnanisikia. abinyuma muri kunyumva, Wenye wako nyuma mko nasikia. ariko ko mwese muri kumva, Lakini jinsi mnanisikia. mwese muri kubyumva, Nyote mnasikia. ariko abumvira ni bake. Lakini wakutii ni Amen. wachache. Amen. Kumvira Kusikia nicyo kintu gikomeye. ndio kitu kikubwa. Reka mbabwire Acha niwaambie. icyaha cyo kutumvira. Nigeze Dhambi ya kutotii. kuba ndi muri Afurika, Ndikuwa hari Afrika. n'abakozi ijambo ry'Imana kuvuga ngo batarinze umurimo wabo, Na kuna watumishi neno la Mungu linasema kama hawakuchunga kazi yao ngo bahagarare mu mwanya wabo, ili waweze kusimama ndani ya bishimira fasi. ibihendo n'ibiguzi Wale by'isi. ambao wanapenda mali ya Biblia dunia. avuga ngo ubwo Yesu agiye kuza, Biblia inasema wakati Yesu umugaragu atakapokuja, nk'uwo nguwo, mtumishi kama ule hari icyo bivugwaho, kuko chenye hari icyo ijambo ry'Imana rimuvugaho. kuko chenye neno la Mungu. Ariko Biblia ikavuga ngo Biblia inasema umugaragu mwiza mtumishi mwema warinze ijambo mu mutima we, aliyelinda neno ndani ya moyo wake, agaparitaje alipanga vizuri ibyo kurya na kutoa nk'uko chakula yabibwiwe, kama vile nk'uko yabihawe. kama vile alivyo Uwo ngazi bazamwicaza maze bamukenyeze, maze bamubwira ati rata yewe mugaragu mwiza ukiranuka urahirwa, ngwino wicare iburyo bwanjye kuko warinze ijambo muri wowe. Amen. Ariko utarakoze ibyo akishimira ibihendo by'isi, ngo mbese kari agatorero, ngo mbese kari agakanisa, ngo mbese ngo ubundi ngo bari bafite iki, ngo mbese banahaguma ngo bari bafite iki, ngo ese ko wararika umukozi, unapomwalika mtumishi, ngo mbese ngo murama ngahe kugira ngo nzi iwanyu. mtanipa ngapi? Hii ni Ibyo mwabwana byumvisheho kile mliwahi kuisikia, birahari, murama ngahe kugira ngo nzi iwanyu. ili niwatembelee. Biblia avuga ngo abo nabo bamaze kubona ibihembo byabo kuri iyi si, nta bihembo bateze mu ijuru. Mali yao, Amen. Nta bihembo bateze mu ijuru. hakuna malipo. Biblia avuga ngo buri mugaragu akwiye ibyiza ava mu maboko ye, ariko mtu anahitaji mema ambayo inatoka ndani ya mikono ariko yake, ibihendo by'iyi si lakini biri kubagusha mu mutego, mugashaka indamu mbi, mugashaka indamu mbi. Amen. Amen. Ngo kandi ndashaka kubibutsa nubwo byose hari ubwo mwigeze kubimenya, Nahitaji kuwakumbusha hata mliwahi kuisikia yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisirayeli, Mungu aliokoa taifa la Israeli kubakura mu gihugu cy'Egiputa, kuwatoa ndani ya Misri, ngo hanyuma nyuma irimbura kuangamiza. ikora iki? Ilifanya nini? Hanyuma ngirimbura Kwa mwisho kuangamiza, abatizeye aliangamiza wasio n'abamarayika na wamalaika batarinze ubutware bwabo. hawakuchunga Ngo n'abamarayika, na wamalaika. murabyumva neza? None nimba itarabareye abamarayika, Kama Mungu hakusamehe urinde wamalaika, wowe wewe ni nani ugandira ijambo ry'Imana, ambaye unakosa ugasuzugura hautii neno la Mungu, unazalau ijambo neno n'abakozi na b'Imana? watumishi wa Mungu. Ngo n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira makao yao, no mu mwijima w'icuraburindi, giza, kugira ngo bacirweho iteka ili wahukumiwe ku milele munsi ukomeye. kwa siku ya Murabyumva neza? hatari. Mnasikia mzuri? Ngo nyamara Yebu Mikayeli Mikaeli niyo marayika mukuru, jo malaika mkubwa, ngo ntahangara hawezi gukora ibisa bityo. kufanya mambo kama yale. We marayika Mikayeli
malaika Mikaeli niwe murwanyi ukomeye mpiganaji mu bamarayika. Hahandi urugamba rwaraniranye, hahandi byakomeye, niwe Imana ituma akavuga ati genda, rwa rugamba ndagutumye. Ninakutuma ndani ya ile vita. None uwo marayika urwanirira abera, uwo marayika urwanirira ijambo ry'Imana, uwo marayika utahangara gutuka abo bagaragu, uwo marayika udatinyuka gutuka Satani, arwanira Satani intumbi ya Mose. Satani avuga ati ngwino Mose, warankoreye. Imana ivuga ati hoya Mose ni umukozi wanjye. Marayika arwana Satani, barwana umurambo wa Mose. Ariko marayika akabwira Satani ati Imana iguhane. Ariko ngo ntiyahangaye kumutuka. None urinde wowe ugenda utukabera, urinde wowe ugenda utukabagaragu b'Imana. Ngese ngo muramuzi, wowe uramuzi, wewe unamujuaje? Wowe uramuzi, unamujua, waramuremye kugira ngo umumenye. ili uweze kumtambua. Abantu batagira icyo batinya, watu ambao waogope, bahangana n'abanyacyubahiro, wenyewe wanasubutu na wenyewe mugena abamarayika batabihangara. Wakati wa malaika wasubutu, murabyumva neza? mnasikia mzuri? Reka mbibutse ijambo rimwe, acha niwakumbushe neno kandi ijambo ry'Imana ntabwo rizagenda ubusa. Neno la Mungu haitarudi. Ijambo ryose ni imbuto. Neno lote icyo uvuze mbegu, uzagicunge ukichunge nk'uko Uwiteka acunga ijambo rye, kama vile Mungu nta kabuza kizasohora. bila mashaka. Amen. Nta kabuza kizasohora. Shaka kitatimia. Umugabo akabaho, biratubwiye ngo bamenyereye irari ry'imibiri yabo, walizoea kuwa na tamaa ya mili yao, nibatina kwinjira mu mago y'abapfakazi, hawaogope kuingia ndani ya nyumba, ngo birirwa mu busambanyi, wanashinda ndani ya usherati. Ngariki ibyo bintu birirwamo, lakini ile mambo ambao wanashinda ndani ni ikizira kuwiteka, ni najisi mbele ya maso. Abakozi b'Imana umunsi babwira mwene data, watumishi wa Mungu walimwambia ndugu, baravuga ati ariko mwene data, ndugu, kufite umugore, bona una mke, uyu mugore w'abandi wamureka? uyu mke wa watu kwa nini haumuache? Uri gushaka umwiyongeza, uyu mugore ufite ntahagije, kumkamata mwenye uko naye hakutoshe. Umugabo arangije aravuga ati Bwana wakati alimaliza alisema, yewe nari mari, mimi nilikuwa pale. ibi ndakabara bigambiriye, ile alikuwa ameifanya kwa kusudi, atari ubwa mbere, haikukuwa mara ya atari ubwa kabiri, haikukuwa mara ya pili. Abakozi babimenye baramuhugura, watumishi walipoishikia wakimuonya, baramuhugura, walimuonya. mwene data arabyumva, ndugu walisikia, bagira ngo birarangiye. Ubwa kabiri baramuhugura, walimuonya. ubwa gatatu, mara ya tatu, ngo se ngo murabizi, sasa mnajua uyu mugore, uyu mwanamke ndashaka kumutwara, mimi nataka mchukue akaba uwanjye, akuwe wangu. akaba wakangahe? akuwe wangapi? akaba umugore wa kabiri. akuwe mke wa pili. baramubwira ati ariko mwene data, sasa ndugu, muvandimwe, ndugu, waretse umugore w'abandi? waache mke wa arababwira ati mbarahije Imana ihoraho, ninaapa mbele ya Mwenyezi Mungu, kugira ngo ndeke uyu mugore, niweze kuacha huyu Mungu, ngo nasubira inyuma ninawezi kuanguka intambwe 5 ndi kugwa. na nikianguka. Ibyo mbabwira ni ukuri, ndi umuhamya wabyo, ninawaambia ni ya kweli, ngo nasubira inyuma intambwe 5 ndi kugwa. Niko bene data biroha mu bagore, bakishora mu busambanyi, ariko bagahabwa imbuzi, bakabahugura, bakanga kubyumva. Ariko ndababwiza ukuri, ingaruka zabyo ntabwo ari nziza. Bene data tureka ibyo, baki bacu tuba muri ibyo. Ingaruka zo kutumvira Imana ntabwo ari nziza. Baguhuguye ubwa mbere, kuko biravuga ngo mwene so, cyangwa umuvandimwe wawe, cyangwa umuturanyi wawe, cyangwa umuvandimwe wawe nakugira nabi, agagukosereza, musange, umuhugure. Mbese ibyo murabikora? Cyangwa ahubwo icyacu ni akarimi gusa? Niba yanze kumva, ukaba umuhuguye muvandimwe, akakagukumva, ntabwo utetse kujya kumwamamaza ku isi, kujya kumwambika ubusa muri sosiyete yose, ngo murabizi cya runaka, murabizi cya fulani. Ahubwo hari abagaragu b'Imana yateguye, genda umuteze undi muntu, mube babiri,
dufite abakozi b'Imana. Tuna watumishi wa Mungu. Niba yanze kubumvira, mugende mubwira abakozi b'Imana, mube batatu, mumuhugure, mumubwire, nagira umutima winangiye akanga kubumva, muzamufate nk'umupagani hagati muri mwe. Amen. Muzamufate nk'umukoresha w'ikoro hagati muri mwe. Ariko kubera kutumva no kumvira Imana, uragenda wandagaza n'umuntu udafite urubanza kuri wowe, kugira ngo ukunde wigaragaze ko uri umukiranutsi mu bantu. Wewe utangaze kama wewe ni mwenye haki. Nuramuhugura, nimwanavuganye, ariko ngo cyane kamurakizi, mnajua fulani, ngo nakamuramuzi, ayiwe gase ngurabizi. Unajua ese uwo muntu uri kuvuga waramuhuguye cyangwa ni ugushaka umusebya muri sosiyete? Unamuharibia ndani ya wilaya. Ibyo ndiko murabyumva? Nyenye mnasema mnaisikia? Ese uwo muntu yaragusuzuguye, yule mtu alikuzarau, umuteza undi arabasuzugura nabo, mwingine akiwazarau pamoja, ngo uyu muntu mbese umwangira iki? Uyu mtu namukataria. Murabizi ngo njye n'umutima wanjye wose, ngo nanjye numva mwanze we, ariko ukabura imwe ne data, ukitwa ngo uri umusere, ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ugafata umwaka, uwo muntu ukimufitiye ishyari n'inzika n'umujinya nk'uwo, kandi ugaterana ngo uri sere, uri frere. Iryo juru turi kujyamo ni ijuru ni abaki? Noneho abo ngabo ngo bamenyereye kwidamararira, bamenyeye kwidamararira ku manywa na nijoro, bibaza ko ijambo tuvuga ari amagambo. Hari umuntu wundi nigeze kumva, umuntu yakumbwira ati erega burya umuntu Imana yakuye amaboko, nta kintu wamubwira ngo akumve, ntacyo wavuga ngo akumve, nubwo wahindura ibuye abireba, nubwo wazura uwapfuye abireba, kuko twumvise ijambo ubushize turi gushingura ngo nubwo Lazaro yazuka ntabwo bakumva, nibatumvire abahanuzi bariyo, ngo bumvire abakozi b'Imana bariyo, nubwo Lazaro yazuka ndakurahiye ntabwo bakumva. Ariko Imana ibiturinde mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Nuko umuntu aranyegera arambwira ati erega dusabe, ujye wemera kuna kubali ubu uriwe, ukuwe mwenye kandi iki Imana yakugize ukirwanirire. Nta muntu uzagufasha kukirwana, ahubwo urugamba ni urwawe, urugamba ni urwawe, urugamba ni urwanjye. Aravuga ati ngewe kugira ngo mbe ndi kusema mimi ili niweze agenda anyandagaze ku musozi, mtu anitangaze mulimani, ninapokaribia endo ngewe nawe, mimi na wewe tunafia nini? Kutanyegeye ngumbwire, mbona haunikaribia ili uweze kuniambia? Ninasikia maneno ko ngewe nawe abavandimwe, mbona mimi na wewe ni wandugu, kandi twati gukorera ijuru, tunatumikia mbingu, kwitwa ngo tugiye mu ijuru, tunajua ya kwamba tunaenda mbinguni. Ese iryo juru tujyamo nirihe? Mbingu ni ya wapi? Uwo muntu aramusubiza, yule mtu alimwambia, yaraje n'ubugwaneza, anakuja na utulivu. Ijuru ngo ni ibyawe urishaka, mbingu ni yako, uzaribane, uzaribane, mimi siombe mbingu, uzarijyamo wenyine, uende wewe peke. Tutaenda. Urambwira ngo uwo muntu, unaniambia ule mtu inzira arimo, njia ambayo iko urugendo afite safari anayo ruri kugana he? Naelekea wapi? Nimbura hagati muri twe, kama uko katika ese ni wakwemera ugahinduka, ugahindukirira Imana ikakweza rwose, kigihe kirangiye, igihe gishize tugakorera Imana mu kuri, kandi turi mu mwuka. Imana y'umugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ndababwira ngo ingaruka zo kutumvira ntabwo ari nziza. Murumva uwo mwene data bahuguye ngo areke umugore w'abandi, nibye n'Imana ye, ariko kugira ngo uhagarare imbere y'abakozi b'Imana barenga 2, 3, 4, 5, iki kintu turi kubuza ni icyaha,
hiki ambacho nta tunasema ni nubwo dhambi, ari ikosa n'icyaha haiko kosa, ni dhambi, kigeretse ku kindi, ni dhambi ambayo ngaho kugira ngo njyewe mureke hii ni ngo nasubira inyuma nitarudi nyuma intambwe 5 hatua 5 ndikugwa. niko na anguka. Ese ubwo azabyuka asanga Sasa yule ese ubwo muntu azabyuka ryari? Yule mtu ataamka. Bagiye batubwira, Tuambie. bagiye babwira abavandimwe, Tuambie. tukabasha kumva Sisi tunatii ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu no mu itangiriro, ndio maana ndani ya Mwanzo, usomye itangiriro 3:8, Mwanzo sura 3 mstari wa Adamu na Eva Adamu na Hawa bariho neza, walikuwa wanastahili, bari mu bihe byiza, walikuwa ndani ya nyakati ariko nzuri. kubwo kutumvira Lakini kwa kutotii, bakoze icyo Imana yababujije, kufanya urupfu machukizo, rurinjira. kifo ikatokea. Nibyo Ni kweli. urupfu rwinjiye kubera iki? Kifo iliingia kwa nini? Kubera kumvira Kwa sababu ya kutii, cyangwa kubera kwa kutumvira? sababu ya kutii. Kugeza na magingo aya, Na mpaka leo, kugeza na na n'ubu mpaka leo urupfu ruhari kifo iko kubwo kutumvira. kwa sababu ya kutotii. Izo zose ni ingaruka Hayo yote ni matokeo zo kutumvira, ya kutotii. ni ingaruka Ni matokeo zo kutumvira. ya kutotii. Ari masa yatujyanye, Saa zimetubeba, wadusoye n'ibindi, ungelisoma na mingine, tukumva ijambo ry'Imana, neno la Mungu, ingaruka zo kutumvira. Muri Yeremiya 6:14 uburyo hari kuva ku bakozi b'Imana, hakava ku bagaragu b'Imana, ngerega ngo uruguma rw'ubwoko bwanjye kidonda au jiraha ya taifa yangu rwanze gukira, kataa kupona, kuko abakarwomoye sababu wenye bari kuruca hejuru, wanapita juu, ntabwo bari kubavura, hawatawatunza, ntabwo bari kubomora. Abantu gushaka kugira ngo babwirwe ibijyanye no kwifuza kwabo, abantu bakwifuza ngo babwirwe ibijyanye n'irari ryabo. Ntabwo abantu bashaka gushyira ijambo mu mwanya warwo. Ubwoko bwanjye bugiye kwicwa n'uruguma kubwo kurwomora baruca hejuru, ngo nuko rata mushyi wacu nubwo uri mwabiriya, ariko nta kibazo, ujye ukomeza uziterane, ukwezi kwa mbere ukarangira nta kibazo, ukwezi kwa kabiri nta kibazo, umwaka ukarangira nta kibazo, ugatura amaturo, ugatanga 1/10 nta kibazo. Ariko Bibiliya ikavuga ati, nimba uzi ko ari umuntu ufite icyo mupfa, mbere yo gukora mu biko bwawe ufite 10 n'amaturo, ujye gutura Uwiteka, genda umanze wikiranure n'umuvandimwe wawe. Nimba utabikoze gutyo, ibyo uri gukora byose ni ikizira imbere y'Imana. Ibyo uri gukora byose imbere y'Imana n'imbere yawe ni igihombo gusa, nta mugisha urimo, nta mugisha urimo. Ariko muri Yoweri, reka dusoreze kuri Yoweri, Imana nidufasha ikadushoboza tuzabikomerezaho, ariko umwanya dufite ndumva ari mutoya. Turebe Yoweri, nagire uturebera Yoweri uhabona vuba, ambaye atapata kwa haraka 1:9, sura ya kwanza, no dusoreje kugira ngo mwumve ko ibi tubabwira atari amagambo, ili muweze kusikia kandi turi mu rugendo, bari tuko ndani ya safari, dukeneye kugira ngo dukore ibyo Umwami ashima, ili tuweze kuko ijambo ry'Imana rivuga ati, neno la Mungu inasema abantu barashaka gukorera, watu wanapenda kutumikia, gushimwa n'abantu, kufurahisha watu, barashaka gukorera gushimwa n'abantu, wanapenda watumike ili baravuga ibinezeza abantu, wanasema ile ambayo inaletea furaha, ariko ibyo ni by'igihe gito. lakini ile ni ya muda. Uwiteka urinda ijambo rye, Mungu anayechunga neno lake agiye kuza anakaribia, kandi azasohoza ijambo rye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yoweri ndumva igice cya mbere umurongo wa 9, sura ya kwanza mstari wa 9, atasoma ninde habonye, nani ambaye amepata. Tunasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ituro ry'ifu nituro ry'ibyo kunywa
by'ibyo kunywa byaciwe mu nzu y'Uwiteka. Abatambyi bakorera Uwiteka baraboroga. Amen. Baraboroga. Imana igumugisha mwene data. Amen. Nukuvuga ngo hano bari kuvuga ko ku mirimo y'Imana. Hapa ni juu ya kazi za Mungu. Ituro ry'ifu n'ituro ry'ibyo kurya na sadaka ya chakula byaciwe mu nzu y'Uwiteka. Imekataliwa ndani ya kubera iki? Kwa nini? Bakutumvira. Ntago abantu bakora imirimo y'Imana hata watumike kazi ya Mungu, ariko ngo abakozi lakini watumishi ngo baraboroga, wanalalamika, baborogera wakiria umurimo w'Imana juu ya kazi ya Mungu, wo kutumva kwa sababu ya kututii. Umurimo uri kugenda ubura mu bantu, kazi inaenda ikipotea, abantu baridamarariye, watu wanakaa kitako, barajya mu makampani yabo, barakenyera bagakomeza, wanavaa kabisa. Ariko ndababwira ngo lakini nawaambia kwamba impamvu amahoro abuze ku isi, sababu salama inakosekana, impamvu amahoro abuze mu bantu, sababu salama inakosekana ndani ya watu, nuko tumva no kutumvira amagambo y'Imana, maneno ya Mungu. Kuko igihe cy'umugaga w'Imana, Imana igiye kurimbura Sodoma ni Gomora, wakati wa mtumishi wa Mungu, wakati wa kuangamiza Sodoma na Gomora, kuko Imana yabonye ko abantu baretse kumvira, Mungu aliona watu wamezalau, ndetse Bibiliya bitubwiye ngo bakora ubusambanyi budasanzwe, bakoresha imibiri yabo bitandukanye nuko yagenwe. Ibyo bibabaza Uwiteka. Uwiteka aza kurimbura Sodoma ni Gomora, nuko bagira ingaruka mbi kubwo kutumvira. Turi ku magambo, ese wowe ukimara kumva aya magambo ntabwo wabasha kumva ukava muri ibyo, na unatoka ndani ya vile ukabasha kumva icyo Imana ishaka. Naweza kusikia chenye Mungu anahitaji. Akanwa kacu kamenyereye kuvuga kinywa yetu ibidatunganye, tunegura bene data n'abaki bacu, ndetse tugacira urubanza n'abatari urubanza. Ugasanga amagambo yacu ameze nk'imodoka igenda muri kaburimbo itazi ko harimo na dodani, imodoka agenda muri speed asanzwe, kwa haraka ukavuga amagambo, unasema maneno ese baki bacu ko n'imihanda igira dodane, twakwemeye ururimi rwacu, amagambo yacu akaba make, mu byo uvuga ugashyiramo dodane, ukamenya ko n'ejo hariho, kandi ukamenya ko Yesu agiye kuza kugira ngo abashe guhemba no kugorera buri muntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Ijambo ry'Imana avuga ati, dore ndaza vuba kugira ngo ngororere buri muntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Ese iyo uri mu rugo iwawe ukora ibyo Uwiteka ashima? Mbese iyo uri muri kampani ubasha gukora ibyo Uwiteka ashima? Ese iyo uri wenyine wese ubasha kuvuga ibyo Uwiteka ashima? Bavandimwe, bashiki bacu bakundwa, iri jambo ryo kwizerwa, dukora ibyo Imana ishaka, kuko ingaruka zo kutumvira Imana ntabwo ari nziza, ni mbi. Imana ibahe umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.
Amen.